أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى turaganirira ku kibazo abantu benshi bibaza kijyanye no kwakirwa cyangwa se gusubizwa kw'iduwa zabo, ubusabe bwabo. Abantu benshi bakunze kubaza bati ko dusoma iduwa, ko tubwira Imana, ariko ntitubona ibyo twasabye cyangwa ntidusubijwe nk'uko twasabye. Muri uyu mwanya rero turareba ibikwiye kubahirizwa n'ibyo dukwiye gusobanukirwa mu gusubizwa kw'iduwa zacu insha Allah ta'ala. Ijabatu du'a, gusubizwa kw'iduwa. إذا حصل الدعاء بشروطه فالله إما أن يعطي السائل حالا أو يؤخره ليكثر المسلم من البكاء والتضرع، أو يعطيه شيئا آخر أنفع له من سؤاله، أو يدفع به عنه بلاء، أو يؤخره إلى يوم القيامة. فالله أعلم بما يصلح لعباده فلا نستعجل، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. gusubizwa kw'iduwa. Iyo iduwa ibayeho yujuje ibyangombwa byayo, ibiyigomba, itunganye, yakozwe bikwiye, فالله إما أن يعطي السائل حالا. الله ahitamo أن يعطي السائل guha uwamusabye halan, akamuha ako kanya, au yuakhirahu, cyangwa Allah ahitamo kutamuha ako kanya agatinza kumuha, liyukathira almuslimu min albukai watadarru'i, ashaka ko umusilamu usaba arushaho kumutakira, kumuririra, kumwegera, kumuganyira. أو يعطيه شيئا آخر أنفع له من سؤاله, cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala akamuhitiramo kumuha shay'an akhar, ikindi kitari cya kindi yasabye, anfa'u lahu, kimufitiye akamaro, min su'alihi, kurenza icyo yasabye. أو يدفع به عنه بلاء, cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala akamuhitiramo kumukuriraho no kumurinda bala, ikibi cyagombaga kumubaho no kumuganaho. أو يؤخره إلى يوم القيامة, cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala akamuhitiramo
gutinza kumuha icyo yasabye akimuhishiye kuzakimuha ku munsi w'imperuka, aho azaba akeneye icyo yasabye kurusha igihe yagisabiye. fallahu a'lamu bima yasluhu liibadihi, ngo Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi ibyiza bikwiye ku bagaragu be. fala tasta'jil, ntuzihute cyane, ntuzashyireho kutihangana ngo utegereze igisubizo Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye, ndetse n'uburyo bwiza Allah yaguhitiyemo igisubizo gikwiye kurenza no kurusha icyo wifuzaga. Allah muri surati Talaq ati inna Allaha balighu amrihi, Allah subhanahu wa ta'ala nta kimunanira, byose ashaka bigeraho. bivuze ngo ntacyo wowe wasaba Allah subhanahu wa ta'ala kutakiguha kwe ngo aba ananiwe, kutakiguha kwe aba adashoboye. Allah byose arabishoboye, ahubwo kubw'ubuhanga bwe, kubw'urukundo agufitiye, mu byo ashoboye byose aguhitiramo ibigukwiye, aguhitiramo ibyiza biruta ibyo wowe wihitiyemo. kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, ngo kandi Allah yagennye, yashyize kuri buri cyose igeno. bivuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala niwe utanga, niwe urema, ariko byose yabishyiriyeho igeno ryabyo, ingano ndetse n'igihe n'uburyo bibaho. hano icyo twize ni iki muvandimwe? twize yuko igihe cyose uzatakambira Allah subhanahu wa ta'ala, ugasaba Imana ubusabe bunyuranye ku byo wifuza, ku byo usaba Allah ko yakurinda, uzazirikane ibi bintu bine bikomeye. uzirikane ko Allah subhanahu wa ta'ala iyo umaze kumusaba, kubw'ubumenyi bwe buhambaye bwagutse bugera kuri buri cyose, buzi buri cyose, buzi ibigaragara n'ibitagaragara, ibiriho n'ibyabayeho n'ibizabaho, Allah subhanahu wa ta'ala guhitiramo ibigukwiye. imma an yu'tiya as-sa'ilu halan, hari igihe aguhitiramo kuguha icyo umusabye ukikimusaba, aw yuakhirahu, cyangwa Allah hari igihe ahitamo gutinza igisubizo kubera urukundo agufitiye, ashaka ko agumya yumva ijwi ryawe akunda. ahangaha muziri inyigisho tuzabona, abamenyi batubwira yuko hari umuntu usaba Imana, agasaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akabwira malayika Jibril ati da'uhu, uburetse, fa inni uhibbu an asma'a sawtahu, nge nkunda kumva ijwi rye ndarikunda cyane. uburetse kumuha, gutanga ibwiriza ku bandi bamarayika ngo bamuhe icyo asaba, kuko nkunda ijwi rye cyane, agumye ambwira, ubone kumuha. ubwo ni kumusaba ikintu cyifuza ejo, ukaba wakibona nyuma y'ejo cyangwa nyuma yaho. watadarru,
min albukai watadarru, uburyo utakambira Allah, Allah akaba agukunda. Aw yu'tiyahu shay'an akhar, harundi Allah subhanahu wa ta'ala aha ikinyuranye n'icyo yamusabye, anfa'u lahu min su'alihi, akamuha ikiruta icyo yari yasabye. Ushobora gusaba Allah subhanahu wa ta'ala inzu, Allah akaguhindurira akaguha imodoka, akayiha baraka, kuko azi ko izaguha inzu ikanagutunga. Kandi yari kuzaguha inzu, ariko inzu ukayibamo ukicirwamo n'inzara, ugasonzera muri iyo nzu. Murabizi ko hari abantu bajya bagurisha inzu zabo kubera inzara n'ubukene. Ubwo rero wowe nusaba Allah subhanahu wa ta'ala, teganya yuko Allah subhanahu wa ta'ala adatindije ubusabe bwawe, ashobora kubuhindura akaguha ikiruta icyo wasabye. Ubwo ni uburyo bwa gatatu. Uburyo bwa kane, aw yadfa'a bihi anhu bala, hari igihe Allah subhanahu wa ta'ala ushobora kumusaba imodoka, Allah ntaguha imodoka, ahubwo ku igeno ryawe akakurinda ikibi cyari kukubaho, akakurinda iyari kuzakugonga, akakurinda urugendo wari kujyamo mu ndege ugahanukiramo. Wowe ukagira ngo Imana ntiyaguha imodoka wayisabye, ahubwo Allah yakurinze ikiguhitana, kuko yarazi yuko naguha niyo modoka n'ubundi utazayigendamo kubera impamvu zinyuranye, uburwayi ndetse n'ibindi bibi waterwa n'iyo modoka n'ibindi usaba. Allah subhanahu wa ta'ala, murumva yuko iyo tumusaba tuba tubwira umumenyi, nyiri impuhwe, nyiri imbabazi zirenze kuri twe. Ntuzahite wishyiramo ko Allah atakiriye iduwa yawe, kuko icyo ataguhaye atagusubije, ahubwo hari igihe aba kikuzigamiye mu zabukuru, kuko ntabwo uzi umuriya wawe, ntuzi igihe uzabaho. Ushobora kubaho imyaka 120, hakaba hari ibyo wasabaga Imana ugifite intege, Allah akabitinza kugira ngo azabiguhe muri ya myaka uzaba utagifite intege, utagifite n'umuryango, utagifite n'abakufasha. Ya modoka ushaka ufite imyaka 30, 40, Allah ntayiguhe kuko ugishoboye gutwara n'iz'abandi, akazayiguha ufite imyaka 80, kuko uzaba hindi 30 nyuma ya 80 udafite intege zo kugenda. Bwa bukire ushaka, bwa bushobozi ushaka, yanzu ushaka, Allah ntayiguhe none kuko ushoboye gukora ugakodesha, akayikuzigamira igihe uzaba uri muri pasiyo utagishoboye kwinjiza, akaba ari bwo ayiguha. Ibyo byose ni ibyiza byo kugira yaqini fillah, kwemera no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, no kwizera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati wa idha sa'alaka ibadi anni, abagaragu banjye nibakubaza aho ndi, fa inni kharib, be kwiheba babwira ko nge ndabegereye. Ujibu da'wata da'i, nsubiza bansabye. Ryari? Idha da'ani, igihe basabye nge. Kuko hari igihe abantu basaba ibitari Imana, ibitari Allah, bagategereza igisubizo kuri Allah. Ibyo nabyo biriho. Umuntu agasaba ibigirwamana, agasaba abantu, agasaba ibibajwe, agasaba ibiremwa, yarangiza agataka ngo kuki Imana itamuha, kandi nta mwanya agira wo gusaba Imana, ahubwo umwanya we ari uwasaba ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi nabyo nibyo dukwiye gutekerezaho, ukareba ngo abantu mbaganyira bingana iki kurenza uko nganyira Allah subhanahu wa ta'ala, abantu mbatakira bingana iki kurenza uko ntakira Allah subhanahu wa ta'ala, abantu mbabwira ibibazo byanjye bingana iki
bwira Imana cyane kurenza uko ubwira abantu, bwira Imana cyane kurenza uko ubwira uwo ari we wese, kubera yuko abubwira bose nabo bakeneye kubwira Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi ayati ضعف الطالب والمطلوب, Allah ati usaba ntashoboye, n'abasaba n'ibyo asaba ntacyo bishoboye. فليستجيبوا لي, mu kunsaba kwabo bazazirikane n'abakwitabira ibyo mbasaba. Allah yagusabye gusari 5 byakunaniye, wowe urimo uramusaba gutunga etaje, kugira umugore mwiza, kubyara abana beza hungu na kobwa, kandi yagusabye gusari 5, yagusabye gufasha abakene, yagusabye ubuvandimwe kubusakaza, umubano mwiza n'ibiremwa bye. Wowe winangiye wanze ibyo gusaba, ariko urashaka wowe uhabwe ibyo usaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati falyastajibu li, bitabire ibyo nanjye mbasaba, banyitabire. Waliyuminu bi, banyemere, wemere ko Allah usaba ari we nyiri byose ushoboye kuguha. La'allahum yarshudun, ibyo nibyo bizabaha kwerekera ahakwiye, ahatunganye, ahabageza ku byo bifuza. Twihuse rero, murumva yuko Allahu a'lam bima yasluhu li'ibadihi, Imana niyo izi ibikwiye nyabyo ku bagaragu be, ngo niyo izi icyo ukeneye kurenza wowe icyo waba wifuza. Niyo mpamvu abatubanjirije mu kwemera Imana, mu byabarangaga batubwiye yuko kanu yasaluna Allah fa idha atahum Allah su'lahum, ngo basabaga Imana, Imana yabaha ibyo bayisabye bakishima. Fayafrahun. Wa idha sa'aluhu wa lam yu'tihim su'lahum aw ma sa'aluhu, iyo basabaga Allah ntabahe ibyo bamusabye, bati twishimaga bihebuje birenze. Wasabye Imana ntiyaguha urishima? Naam, nibyo, nishimye kubera yuko Allah ntawe ujya umusaba ngo amwime, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yanyimye ibyo namusabye kuko yangeneye ibirenze n'ibiruta ibyo namusabye, kuko yandinze ibibi birenze ibyo nyiramusabye. Bashimishwaga nuko Imana ibahaye ibyo bamusabye, bakishimira cyane ko Allah ibyo bamusabye atabibahaye, kubera yuko bemeraga ko ibyo Imana yabageneye biruta ibyo bo bihitiyemo. Baravugaga bati ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo bihebuje birenze ibyo twe twihitiyemo. Birumvikana kuko Allah niwe uzi biruta ibyo wowe uzi. Fala tasta'jil, ntuzihute, ntuzarambirwe, ntuzacike intege. Allah subhanahu wa ta'ala balighu amri, nta kimunanira, byose arabishoboye. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, Allah subhanahu wa ta'ala buri cyose yagishyiriyeho igeno ryacyo n'igihe cyaryo. Ni nawe uzi, unashoboye guhindura igeno akarihuza n'icyiza kigukwiye. Ariko hari ibyo tugomba kumenya abayisilamu bishobora kuba impamvu zo kutakirwa kw'iduwa zacu n'ubusabe bwacu. Mawani'u ijabati du'a, ibikumira kwakirwa kw'iduwa z'abantu. الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه, ubusabe n'iduwa ni kimwe mu bintu bikomeye, mu mpamvu zikomeye, fi daf'i al-makruh, zigizayo ibitagushimishije, wa husuli al-matlub, zikakwegereza ibyo wifuza, ibikenewe. Walakin ariko qad yatakhallafu anhu atharu,
hari igihe ibimenyetso by'iduwa binyurana n'izo duwa. kubera iki? ibyo usaba hari igihe binyurana n'ibyo ubona. imma lidhufihi fi nafsihi بأن يكون دعاء لا يحبه الله. hari igihe wowe ufite intege nkeya muri nafsi yawe, بأن يكون دعاء لا يحبه الله, ukaba urimo gusaba icyo Imana idakunda. لما فيه من العدوان, urugero urimo gusaba ikirimo inabi ku bandi. Mana senyera aba, Mana icaba, Mana we guha aba ngaba, urimo urasoma iduwa mbi Imana itishimira. wa imma lidhufi alqalbi wa adami iqbalihi ala Allah ta'ala, hari n'igihe impamvu iba roho dhaif ifite intege nke, wa adamu iqbalihi ala Allah, iterekera ititabira Allah subhanahu wa ta'ala waqt ad-du'a. ubwo urimo gusaba Allah, wowe ugasaba Allah ariko ibyo urimo kubwira Imana roho yawe atarihiri, urimo gutekereza umupira, utekereza ibicuruzwa byawe. rabbana atina fi dunya hasana, Mana ntibyiza ku isi, Mana tunganya urubyaro rwanjye, ariko urimo urabivuga na roho yawe iri kubyo urimo gusaba, cyangwa wowe amagambo n'umutima ntibiri hamwe. izo duwa nazo abantu barazikora cyane z'umuhango. wagombye kubwira Imana wowe uhari wese, umutima wawe, roho yawe, ibitekerezo byawe biri kumwe n'umubiri wawe n'ururimi rwawe ibyo uvuga. si ukubwira Imana wowe udahari uri mu bindi. rimwe na rimwe ushobora kuba urimo gutekereza n'ibibi uza gukora cyangwa uvuye gukora cyangwa uteganya gukora. wa imma lihusuli almani' min alijaba min akli alharam, ngo hari n'ikindi gishobora gukumira iduwa yawe kwakirwa. lihusuli almani', kuboneka kw'ibibujijwe min alijaba, bikumira ubusabe bwawe min akli alharam, kukurya haram. wicariye primus urimo urabwira Imana ngo Mana mpa, ubwo urumva ari Imana ubwira cyangwa urabwira uruganda rukora izo nzoga? urimo urakora haramu, uri muri zina, uri muri ghaiba, urimo urasebya, urimo uravuga abantu nabi, urimo urakora ibyaha, ugasomeramo iduwa mu byaha urimo gukora. urarya zulma, urasaba Imana wa mat'amuka haram wa mashrabuka haram, urimo kurya no kunywa ibiri haram. warangiza ngo Imana ngo ntiyakire iduwa zacu. wayisomye uri hehe? uri mu biki? wa istila'u alghaflati wasahw, uzindaye ukikijwe no kwibagirwa no kwiyibagiza no kwibagirwa. kumva kubwira Imana uri kumwe nayo. wa tarakumi dhunubi ala alqalb, ucucitswe n'ibyaha byinshi birunze ku mutima wawe. wa imma isti'jalu alijaba wa tarki ad-du'a, hari n'undi utihangana akihutisha cyane gushaka kubona igisubizo, agacika intege akareka kuhumya abwira Allah. niba Imana wisabye uyu munsi, Mana mpa urushako rwiza, Mana mpa akazi, Mana mpa icumbi, Mana kiza uburwayi bwanjye, nturambirwe gusaba Imana uvuga ngo maze icyumweru nsaba Imana ntago nakize, ntago nabonye ibyo nasabye. ibyo nabyo biri mu bituma iduwa zitakirwa. nturambirwa, ugumya ukabana n'Imana, ugahozaho gusaba Allah. wa rubama mana'ahu fi dunya, hari igihe Allah ataguha icyo wamusabye fi dunya, kuri iyi si, liyu'tiyahu fil akhirah a'zam minhu, kugira ngo Allah azaguhe nyuma y'iyi si ikiruta icyo wowe wasabye Allah kuri iyi si. naam, hari abasoma iduwa, hari abasaba Imana byinshi kuri iyi si,
Allah akabashumbusha abagenera ibyiza biruta ibyo barimo gusaba kuri iyi si. Birumvikana kubera impamvu nyinshi. Ushobora gusaba Imana ngo iguhe inzu yo guturamo, ariko Allah azi yuko usigaje igihe cy'imyaka 2 uriho 3 utazayibamo iyo nzu. Washizeho ayo mamiliyoni menshi, Allah akavuga ati inzu asabye reka nyishumbushe aljanna, inzu nzamwubakira azaba muri aljanna ubuziraherezo. Urumva Allah wamusabye icyo wita cyiza aguha ikirenze. Ushobora gusaba Allah umusaba iyo nzu, Allah subhanahu wa ta'ala ntayiguhe, ariko akaguha ubushobozi bwo gukodesha ntugire ikibazo, ahubwo iyo nzu akayikubakira muri aljanna. Allah akabaguhaye ibirenze n'ibihebuje, cyangwa akaguha ubundi buryo bwo kuzatura mu itari yawe, uhawe n'umuvandimwe n'inshuti, kandi ukabaho igihe cyawe. Hari byinshi Allah subhanahu wa ta'ala agushumbusha, azaguha akhira yawe nziza, ejo hawe heza. warubama hari ubwo mana'ahu wasarafa anhu min ash-sharri mithlihi, hari ubwo Allah yigizayo ikibi agisimbuje icyo wasabye. warubama kana fi husuli al-matlub ziyadatan ithmin fakana al-man'u awla. Iki nacyo ni cyo gusobanukirwa Bayisilamu bavandimwe, ngo hari ubwo Imana ikwima icyo wayisabye ikurinda kugwiza ibyaha byinshi. Mana mpimodoka, Mana mamafaranga mu mutungo, Allah akaba akureba muri nafsi yawe intege zawe nyazizi. Nimuha imodoka iramworohereza kugwiza ibyaha yakoraga, arabyongera. Hari abantu inema ziyongera, aho kugira ngo bibegereze Imana bibashyire muri ibada, ahubwo bikaboreka. Mwabonye abantu benshi baorekwa n'imitungo yabo, umutungo mwinshi ukamujyana muri zina cyane, ukamujyana mu bisindisha cyane, ukamujyana mu bwibone cyane, ugasanga agiye kubona bike bigufi bimworeka, bikazamukumira, bikazamwima ubuzima bwiza burebure, haba ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Hari igihe Allah ataguha ibyo wamusabye akurinda kugwiza ibyaha n'ibizakugirira nabi. warubama mana'ahu li alla yanshaghila bihi an rabbih, hari igihe Allah akurinda icyo wamusabye kugira ngo kitazaguhuza ukagihugiraho ukibagirwa Imana yawe. fala yas'aluhu wala yaqifu bibabihi, kuko utazongera gusaba Imana no guhagarara ku muryango ukomanga wambaza Imana. Hari abantu benshi muzi baretse gusari, baretse da'wa, ibikorwa byiza bakoraga kubera inema Imana yabahaye. Iyo rero Allah gukunda, iyo agiye kuguha agukunda, aguha riziki n'ibyo wamusabye kugira ngo bikongerere umunezero n'ubwiza no gutungana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. حالات الدعاء مع البلاء. bumwe mu buryo bwa addu'a bwo gusaba مع البلاء, mu bibazo no mu makuba. الدعاء من أنفع الأدوية, ngidua ni imwe mu bifite akamaro al-adwiya mu kuvura, mu miti. وهو عدو البلاء, idua ni umwanzi w'ibyago n'ibibazo n'ibigeragezo. yamna'u nuzulahu, kuko idua yigizayo ibyago n'ibigeragezo n'ibibazo. wayarfa'uhu idha nazala, nanone ikuraho ibiriho ibibazo n'ibigeragezo n'amakuba n'akaga ufite, idua ibivanaho, irabigukiza. au yukhaffifuhu, irakorohereza ibikomeye. walahu ma'ahu 3 halat,
muri urwo rwego iduwa ifite uburyo butatu. al-ula, uburyo bwa mbere, an yakuna ad-du'a aqwa min al-bala'i fayadfa'uhu. iduwa hari ukuba ifite imbaraga kurenza ibibazo ufite n'ibigeragezo, ikabitsirika, ikabyigizayo, ikabiburizamo, ikabikuraho. athani, uburyo bwa kabiri, an yakuna ad-du'a adhafu min al-bala fayaqwa alayhi al-bala. hari igihe iduwa yawe iba idafite imbaraga, utayiteguye neza, utayisasiye neza, utayitunganyije, utakoze ibikwiye, yahangana n'ibibazo ufite, ibibazo bikayirusha imbaraga. الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. hari ukuba iduwa ihangana n'ibibazo byawe nabyo bikomeye, ngo wayamna kullu wahid minhuma sahibahu, ngo buri ruhande rukabuza urundi kugirira akamaro mugenzi we. hari isomo rindi ribanziriza gusubizwa kw'iduwa, rikubwira ku iduwa ubwayo imiterere yayo, rigufasha kumva ubu buryo, aho bakubwira yuko al-ad'iya wa ta'awudhat bimanzilati silah, amaduwa usoma no kwirinda wikinga kwa Allah ngo bingana n'intwaro. wasilahu bidharibihi, intwaro ubwayo niyikoresha abayisilamu. intwaro ikora bitewe n'uyikoresha, la bihaddihi faqat. ntago intwaro ubwayo, ubugi bwayo n'ubukana bwayo aribwo bwigiza y'umwanzi. oya, ahubwo ukoresha iriya ntwaro ni wowe ukoresha iduwa yawe. ufite buhanga ki? uteguye ute? ushoboye iki? iduwa yifate nk'intwaro, ariko uwaguha intwaro iyo ari yo yose, waba umuheto, yaba imbunda, kuba imbunda ariyo irasa, ariko wowe uyikoresha ugomba kuba uzi kuyikoresha neza. wowe ufora umuheto, imbaraga zawe n'uburyo ubasha kurasa ku ntego byawe nibyo bituma umuheto cyangwa intwaro ikora akazi ikwiye gukora. ni nayo duwa nawe. iduwa ifite ni intwaro, izagukiza ibibazo, izakuzanira ibyiza, ariko wowe uyikoresha uhagaze ute? famata kana silahu taman la afata bihi, igihe cyose rero intwaro yuzuye nta busembwa ifite. wasaidu saidan qawiya, n'akaboko kayikoresha nako gafite imbaraga gatunganye. walmani'u mafqudan, n'igikumira iyo ntwaro kikaba kidahari. antibal, ushobora kuba ufite imbunda irasa nawe uzi kurasa, ariko urasa nawe afite yirinze, afite ingabo imurinze ku buryo intwaro yawe itamugeraho. hasalat bihi nikaya fil adu, irinda ko hari cyamugeraho kivuye ku mwanzi we. wamata takhallafa wahid min athalatha, ibyo bitatu iyo bitari ku ntwaro, takhallafa al-athar, ingaruka n'iki intwaro ikora nikigeraho. ni intwaro kuba itunganye, n'uyikoresha kuba nawe atunganye, abishoboye, abizi, no kuba aho igiye naho nta ngabo ihari iza kuyikumira cyangwa antibari nk'uko babyita. ibyo rero, wamata takhallafa wahid min thalatha takhallafa al-athar wad'a'u silahu al-mu'min, ngo menya ko ni duwa ni nk'intwaro y'umwemeramana. yanfa'u mimma nazal, ifasha umuntu ikamukiza amakuba yari kumubaho. wa mimma lam yanzil, ikamukiza n'ibitaraba. wa biqadri quwwati al-yaqini ala Allah, ingano n'imbaraga za yaqini yawe
kwiringira no kwemera Imana kwawe nibyo bizagufasha. wal istiqama, igihagararo ufite ala awamirillah, mukubaha Imana, mukubahiriza Imana igutegeka. wa badhilil juhdi li'ilai kalimatillah, umuhati ufite mukuzamura no guha agaciro ijambo rya Allah. takunu ijabatu du'a wa husuli almatlub, nibyo biguha kwakirwa no gusubizwa k'ubusabe bwawe. wa husuli almatlub, no kubaho kw'ibyo ushaka. Allah subhanahu wa ta'ala rero mu gusoza ati idha sa'alaka ibadi anni, ubwo abagaragu banjye bazakubaza aho ndi, ubwo n'abari babaje Rasul, bari baje intumwa y'Imana ngo arabbuka ba'idun fanunadihi am qaribun fanunajihi, bari bamubajije kugira ngo bumve uburyo ubusabe bwabo buzajya bukorwa. bati Imana dusaba yawe iri kure tujye tuyihamagara cyane n'ijwi riranguruye, cyangwa iri hafi tujye tuyongorera? Allah arabasubiza abwira intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati idha sa'alaka ibadi anni, ubwo abagaragu banjye bazakumbazaho, fa inni qarib, nge ndi hafi yabo. kubera uburyo Imana yegereye usaba, ntiyavuze ngo uzababwire, oya, ahubwo yahise avuga ati nge ndi hafi yabo. bikwereka yuko hagati yawe n'Imana, mu kubwira Imana no gusaba Imana, nta wundi uzamo, ntawe ukeneye kugira ngo ugere ku Mana yawe. icyo ukeneye ni wowe kuba utunganiye Imana yawe, kuba wiringiye Imana yawe, kuba wizeye Imana yawe, kuba uyibwira wizeye kuwubwira akumva kandi ashoboye kuguha, ari umunyempuhwe n'imbabazi kuri wowe. ujibu da'wata da'i, nsubiza bansabye muri bwa buryo bwiza twabonye bune. idha da'ani, iyo bansabye, ntusabe inka ngo usabe ibigirwamana, usabe abamarayika, usabe intumwa z'Imana, usabe abo ubona ko batunze, nurangiza nibataguha uvuge ngo Imana niyaguhaye kandi atari yo wasabye. ca ku Mana yawe igutunganyirize aho uhahira. uri umuhinzi, banza Imana, niyo nyiri imvura, niyo nyiri ubutaka uhinga, niyo nyiri imbuto, niyo muremwa byose. uri umucuruzi, abakugurira ni Allah wabaremye, ni uzabaha kukugana akabaha n'ubushobozi na riziki bakaguhahira. urashaka urubyaro, urashaka urushako rwiza, abagabo bose ni Allah wabaremye. umwiza muri bo ni Allah umuzi, ni uzamuguha. umugore mwiza ni Allah wamuremye, ni uzamuguha. hera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. numara guhera kwa Allah, ubone kujya ku biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. falyastajibu li, nibanyitabire, basaba Imana, bitabire ibyo Allah yabahamagariye nawe. wali uminu bi, kandi bemere Allah, bemere kwemera abayisilamu, ibintu byose byubakiye ku kwemera. la'allahum yarshudun, nibwo bazaca ahakwiye bakagera aho bifuza heza hatunganye. wa qala rabbukum, mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Ghafir, wa qala rabbukum aya 60, Imana yanyu yaravuze iti ud'uni, munsabe. Imana irakubwira ngo munsabe, ud'uni, munsabe, astajib lakum, nzabasubiza, nzabaha, nzabakirira ubusabe bwanyu. Bayisilamu, iyo ibiremwa bisabye cyane birakwinuba, ariko iyo umuremyi umusabye cyane warishima. Allah ntarambirwa bamusaba, Allah ntiyinuba bamusaba. dusabe Allah cyane kurenza uko dusaba abandi n'ibindi. inna alladhina yastakbiruna an ibadati, ngo abibona ubwibone bwabo bukababuza gutakambira no gusaba Imana cyane, sayadkhuluna jahannama dakhirin, ngabo abayoboka inzira yo kuzinjira muri jahannama, mu muriro utazima, basuzuguritse kubera ko banze gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. insha Allah ta'ala dusoreza aha igice kizakurikira cya dua. tuzareba adabu dua wa asbabu ijaba, ukwitwararika
n'inyifato n'uburyo ukwiye kwitwara mu gusoma iduwa n'impamvu zatuma iduwa ihita yakirwa cyangwa se Allah yakira ubusabe bwawe. Wama yajuzu min ad-du'a wama la yajuz, tuzareba ibyemewe mu gusoma iduwa n'ibitemewe mu gusoma iduwa, kuko hari ibitemewe mu gusoma iduwa insha Allah. أفضل الأوقات والأماكن والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. أفضل الأوقات نيبيه به أياه مساها، والأماكن ننهيه هاي هانو، والأحوال ننبوه برجو وابرمو التي يستجاب فيها الدعاء بقفش دوايا يكواتيرغا. ibi nabyo birakenewe cyane insha Allah ta'ala kubimenya no kubizirikana. Niryo somo tuzakurikizaho insha Allah ta'ala, kugira ngo isomo ryacu ryo kwakirwa iduwa zacu ribe ritunganye insha Allah cyangwa ryuzuye. Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe atwakirire ibada zacu n'iduwa zacu. Wa sallallahu wa barika ala sayidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.